uzi Kalfana akora uvutse ninde hari ibihe byigeze kugera Dogg aza kwiga kuri kiye aje kwiga kuri kiye aza kuba muri hood akomana ibaze nigareme ajya kuba umukozi wa Dogg akajya mukoropera akamukorera ibiki kandi ngewe yo boro ngewe uvuze ko Kalfana yabaye umukozi wa Dogg kugira ngo nago nabivugamo special shout out to maniga nago nabivuga ngo muri boro z'ubukozi n'iki ahubwo ikintu cya mbere mu buzima ugomba kuba discipline ugomba kujya discipline discipline cyo cya mbere fam n'igihugu cyacu n'ikintu uburyo dusurvivinga n'ikindi discipline turi inkotanye nagwa waba inkotanye utari udafite discipline udafite n'udutende big time mwana bro tukiraho ugahita useka kano kaboro Kalfana mwana karina nasty karananduye byatari ara boro nigaga back in days urabona yo mukira abapeti mukira abatini n'iki yo kari so fucking funny I guess nago gambe ngiye kubivuga mu buzima bwanjye bwose I don't know why ngiye kubivuga fuck it ariko reka mbivuge right urabona ko kundimo muri abapeti high school muryo ubuko yata nase mfata amaboko yanjye mita niga bakize rambyuri ukuri ibicuri ko kimutambira prefer umva no kuri kwimana ngende muri toilette ngewe ni rap ni nk'idarapo nkabyusa ibitondo nshaka gutama imikarago mfite kushi nyinshi muri parafo mfite ibyana mpora kuri view y'amakariso nangize umufungo nshaka ubundi niyo mpamvu nana loss niga mpora muri marato mahoro imwe gusa buri munsi ubuzima bwanjye bwose niga nabugize nka loto mfite enga issue nk'iya farao ntago wumva slang mvuga glory ndapa syllables keji yose mpora mu mitaraso nayigize iyanjye yose wagira ndi Salomo riri home yahindutse Sandra bamumenye SG ateyemo umupampa yapofotswe na Semuhungu amusakinga ipumbu maze amutama agashanga Salut my people nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe nibaza Deni kuri Lodi TV uyu munsi rero ndi kumwe n'umujene umeze neza cyane umwe mu baraperi batanga icyizere ndetse umwe mu baraperi barenze bari mu gihugu umwe mu baraperi beza dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bamwita Majesty mwamubonye mwese ndabizi neza harimo abafana be bro karibu cyane kuri Lodi TV. Thanks man. Ewana nk'ibisanzwe hano ni televiziyo y'abahanzi tekaye televiziyo y'abantu barenze bafite impano nkawe nishimiye kukwakira. Anje ndishimye kuba ndi hano nawe manega. Ya bro ni by'agaciro kwa ndi kumwe n'umuraperi nkawe. Ni ibintu byadanje kuba ndi kumwe n'umwe mu baraperi batanga igihugu batanga icyizere mu gihugu ndetse bameze neza cyane nkawe. Respect manega. Ya bro meze bite? Mu buzima busanzwe. Fresh mwana. Ya muri no minsi. Kwa kundi nabicera afite ariko yasariye ibyana kuri phone buri kanya rebe neganda gaswe. Yasariye ibibaba yikaraga shaka baba no mu rugo nahashaka rebe neganda gaswe. Amajoro ntajya aryama nagukwama mu gifuri nagukwama rebe neganda gaswe. Ngewe ni rap ni nk'idarapo nkabyusa ibitondo nshaka gutama imikarago mfite kushi nyinshi muri parafo mfite ibyana mpora kuri view y'amakariso nangize umufungo nshaka ubundi niyo mpamvu nana loss niga mpora muri marato mahoro imwe gusa buri munsi ubuzima bwanjye bwose niga nabugize nka loto mfite enga issue nk'iya farao ntago wumva slang mvuga glory ndapa syllables keji yose mpora mu mitaraso nayigize iyanjye yose wagira ndi Salomo riri home yahindutse Sandra bamumenye SG ateyemo umupampa yapofotswe na Semuhungu amusakinga ipumbu maze amutama agashanga pop niko aguruka petahora kuri move diri niko turitsa yasize ivuta n'imihanda hudu niko amurika hano keji nituryama ji turara twiruka ndagaswe abicera afite ariko yasariye ibyana kuri phone buri kanya rebe niga ndagaswe yasariye imihanda yikaraga shaka babo no mu rugo nahashaka rebe niga ndagaswe. Bro Majesty yakwita bro rarenze ba bro bayita ndagaswe shamani bore twa ndagaswe ndakeka ko nawe umuniganye kubitiye bwa mbere iracyari mu makarita atarasohoka manega bro ko dushoye byinshi bajeni abafana ba Majesty mwabyumvisha mwese n'indirimbo izaba ari nziza kabisa ndagaswe ngiye nkiyumva bro ruzungu manega ahubwo urahita hanze ryari I don't know man ndacyari kubihokenga aho to ariko arakano numvishe sinzi niba ari byo ngo waba uri gutegura abakunzi bawe album reka tureke kuvuga kuri izo ball come on tuzipoye gake Majesty niwe tugiye kubana hano rero mu kiganiro ndabizi neza abakunzi bawe
baba gushaka kugira ngo bakumve bagushaka ahantu hamwe na hamwe urumwe mu bajeni bafite abakunzi benshi cyane baririmba hip hop muri kino gihugu na Majesty byose n'ibyanjye ruzugu urumwe mu bajeni beze neza cyane mu bajeni bameze fresh ariko turaza kugaruka ku njyana yanyu ya hip hop njyana yacu ba free mwana ba free be free nigga turaza kuyigarukaho tuganire utubwire hip hop uri kubibona gute muri no minsi icyo kibazo cya rero ngo hip hop ndi kubibona gute muri ibizi n'ibizaza man hip hop ni fresh I don't know man gusa hip hop ni fresh ibintu byose ni fresh man TG yagarutse ba Gringo bagarutse ibintu byose ni fresh urebye ntaribe urumva niyo mpamvu nari nkubaje ngo hip hop uri kubibona gute muri no minsi kuko muri no minsi ntekereza ko hip hop iri kongera kutwereka isura nshyashya abaraperi bari kutwereka ubundi uvuze ngo hip hop uri kwibona gute I don't know uburyo mba nabigusubiza ariko hari indi style iri kuza abantu bari baragoswemo one time urabona isire dukora y'ama old school y'imihanda ya bore yo kurabura abantu ari ukuntu yari yaragiye abantu bameze I don't know man yari yaragiye ukuntu you know ariko noneho ubu ngubu aba people bamaze kurealizinga ko za boro z'imihanda za boro zo mu mageto kumva ko izo people bakeneye kumva so it's so good man ibintu byose ni fresh urumva man that's what's up man Great Majesty hari igitaramo cy'abaraperi giherutse cyitwaga icyumba cya rap sibyo urumwe mu bantu batagaragayemo ndetse umva basirious ndumwe mu bantu batatumiwe ndetse twatwiteze neza yuko twumvaga byanga bikunda Great Majesty agomba kugaragara muri kiriya gitaramo I don't know cyaba cyaratumye umuraperi kumva mani gutegura ziriya ball niba ari kubona maniga Majesty atamukeneye so good kandi mere wanjye mbere yuko passing yarambye ntuzajya ahantu utatumiwe urukumva njye just can't blame the nigga niba maniga arabonye mu baraperi ba Danje akeneye Sky 2 urukumva akeneye Faripi urukumva akeneye Sky 2 n'umugore we wareva urukumva maniga akukabona aribo baraperi akeneye koko mu cyumba cya rap man is so good man gusa ni one of the fucked up show nigeze mbona mu buzima bwanjye urukumva one of the fucked up show kandi yenda nabonye ndi kuvuga ibi boro nago bigomba kuba successful nta nubwo no kuvuga ngo ni Majesty gusa batatumiye man hari abaniga benshi batabonye tu yego so ngiye nabonye ama footage boro maze gusohoka I was it was fucking funny hilarious man ibaze nk'umunega nka Sky tumwana ujya kuri stage agatamagara umugore we agatazana za kamaro nega uyu boro nago ari kuba successful ariko mu buryo ndi kubivugamo nago ndi kubivuga mu buryo bwa head ahubwo niga wateguririya boro ashaka kuba nyine ashaka kuba we afite izindi nyungu cyangwa ashaka kuburya abona game ariko boro wita icyumba cya rap mwana iryo zina ryonyine gusa aba ari ibindi urukumva na bad heart na negativity urukumva ni boro zabo ntago ariho hitamo ngo umuniga ngo ntago ariho hitamo invitation sibyo umuniga yabonye ko gukeneye araguhamagara iyo atagukeneye ntago aguhamagara so no bad soul man gusa nawe warabibonye uburyo byarabibonye kabisa ahubwo wabuvuga iki kutuzu cyangwa se kudukundi abantu bari kuvuga muri hip hop y'ino minsi we ntago uri kutubona se nawe ndi kutubona ndi kubona udukundi turi gukina imipira mwana maniga njye nibwo bwa mbere nari mbonye abaraperi bari gukina umupira mu buzima busanzwe abaraperi man ntago baba bagomba gukina football abaraperi bakina bako ukumva abaraperi bakina box bibaze nka Gringo wala na Dogg bari gukubitana bose bamba ama gloves bari gukomagura na sibyo cyangwa ukabona Kapiro man ari ku jumping ball ari gutera amadenge ukumva umwana ugahita ufata abantu ugahita ubashiramo man football fam the fuck nabwo hakagaragara abantu bamwe abandi ntibagaragare kiriya gikundi ntago nzi kiriya gikundi zacyo bari ari bo baraperi bonyine cyangwa se ari utwo tuzu koko turi kuvuga mu bintu bya rap bakomeze buba kutuzu narebe ariko iteka ryose yuri umu OG uhora uri umu OG utuzu twahozeho kuva kera fam twahozeho kuva kera kandi tuzahoraho urumva abaniga nyine ubwo bafite izo barimo nyine njyewe ntago zindeba na nubwo nshaka kuzimenya as long as nari pari yazo tu you know gusa it's so good as long as ari hip hop as long as ari move at least iri kumuvingisha abantu n'iki man it's so good na hate njye mbifitiye na hate njye mbifitiye maniga birumvikana kabisa uri umwe mu bantu batagira hate cyangwa se ibintu by'ubufu mu mutwe wawe ariko se ni gutubona
ni gutubona ino rap nyarwanda, ni gutubona ino hip hop nyarwanda, nimba hari kuvugwa mu tuzu, uri kubona gute ino hip hop nyarwanda mu myaka nk'itatu iri imbere, utu tuzu nidukomeza? Ngiye mu buzima busanzwe ubundi ngiye niberaho uyu munsi, urukumva boro zizaba nyuma y'imyaka 3 ntago nzizi. Urumva boro zashize ndazizi zararangiye, urukumva right now ubwo turi kuvugana rero ndi kureba ibintu Monkey ya dropping the ball, Green ari gukora move, ariko ngiye bure boro zizaba nyuma y'imyaka 3 ngiye ntago mba nzizi, na boro zigiye kumbaho nyuma y'amasaha 5 ntago nzizi fam, ngiye ntago nzi future man. Okay, Great Majesty hari indirimbo nabonye imaze igihe wakoranye na Pfra. Yes, stay dangerous. Yeah. Dukupitiraho gatoya kuri randirimbo narayikunze cyane kabisa. Stay dangerous iri kuri tape yanjye yitwa tape yanjye yitwa Stay Dangerous. The shit goes like Glory dangerous, come around bang with us. Buri move nkora muri hood bari envious. Ndumukambwe winjyana yanyita glorious. Buri 4 bars nka notorious. Nigga nyende proda wizi ghetto shit fabulous. Amaniga hudu kwa koma niko wabira, nk'umuhinzi mu ruganda flows niko narika. Glory Majesty sekiri gute koko waliha, nizo bars niga kuwa buze ngaho mparira. Ndi nka Nas pia kaba Django ili mari bra. Rap zanye nkizi you know tryna bring my city back. Ingona mwisayo zimbaza Glory where you moving at. Abana muri hudu basaze nigga the shooting us. Time yo kombara bulletproof we go shooting back. Maze imyaka myinshi Glory nkwami ya makorido. Fuza w'abahungu b'Ikigali ziri horrible. Zana amazi nako kunyu maze njishori bro. Revolution z'amayishi niki ziri horrible. Yeah, that's what's up man. Yeah. Bro, Kapiropi ni umuraperi ubona gute? That's my nigga man. Kapiru ni brother wanje. Kapiru ubundi ni umusquare wo mu legend buri kuwokinga. I'm sorry kubishira muri we my nigga, ariko birumvikana. No umusquare wo mu legend buri kuwokinga. Urabona mu legend ubundi muraba legend yapfuye. Mafakana nubwo rapfa ariko ni walking legend. So it's my brother. I respect that nigga man. I respect that nigga. Yeah. He's my nigga man. I guess Kapiru ubundi ngewe ukuntu mfata Kapiru. Numu OG mwana. Ntabwo nshaka kumuvugaho byinshi ariko numu OG, numu original nigga. Yeah. OG, yeah. Niki wavuga ku bitangazamakuru sibyo? Bitangazamakuru subuvuzi, bitangazamakuru yatanganye. Ibinyamakuru sibyo? Ibinyamakuru bitabasha gushyigikira, bitarumva neza ko bigomba gushyigikira rap nk'umuziki abanyarwanda bakunda. Kuva kera rap ntabwo yashyigikirwa. Yeah, niyo mpamvu ndikubajije. Impamvu batabyandastanding wenda ntabwo babyandastanding. Buri impamvu ugire wa buriya uba muri gukunda izi ndirimbo z'utu dukobwa, indirimbo z'iki, I don't fucking know man. Wenda niho IQ zanyu ziri sibyo? Yeah. Ariko man niba uri umuniga original hano i Kigali, uba hano i Kigali, ukaba uri umuja muri hano i Kigali, mwanibaze njye ndi muri ghetto ndi kumva indirimbo umuniga ari kuririmba agakobwa, nkongera nkakanda next, nkongera nkumva agakobwa, nkongera ngakanda next, nkongera nkumva agakobwa, man motherfucker ndi mbaye nk'umuge fam. Yeah. Wicaye wenyine uri umuniga mwana, uri kumva indirimbo y'urukundo, uri umuniga, naramukunze yaranyanze yaraje, namureje urukundo rwanjye aransiga. What the fuck man? I don't fucking know sibyo? No araba nigano muri imihanda bari kukurabura KGL buriya. Burerega natwe abaraperi turi nk'abanyamakuru cyane. Buriya ngewe hudu zose za KG mba nzifite, urukumva buri karamu yanjye mfashe ndazandika sibyo? I don't know, I guess ko aba ari level y'ibitekerezo by'abantu. I don't fucking know man, ariko kuva kera hip hop ntago yigeze ikundwa. Hip hop niyo mu maghetto, hip hop niyo mu mihanda fam. Urumva? Sometimes abasquare ntago babyumva. Baba wenda bitari kuri level yabo sibyo? Yeah. So ntago naba blaming ni IQ yawe nyine, icyonko cyabo ahantu kiri ubwo naho ngaho nyine manega. You know I can't blame that shit. Great Majesty. Gusa let me just finish. Yeah. Gusa the crazy thing about hip hop man ni umuriro wo utahagarika tu, urukumva? None ikintu kinarenze, nta muntu numwe mani mu Rwanda cyumva radio mwana, nta muntu mwana cyumva televiziyo, twese dufite ubu smartphone. Yeah, bisigaye biri hasi kabisa. So man, it's so good. Bakomeze bakina izo boro zabo, twe mihanda abapeti bacu bafite ubu audio makubuki. They are playing our shit, urukumva? Kandi akeka ko aba bari kubidownloadinga bari kubyumva, ubwo nibo bigenewe, ubwo nibo babishaka. Ubwo abatabikina ubwo ntago babishaka. Ntago watiri umuniga kugira playing a song ya fam, ubwo nyine ntago ayishaka. You know? Yeah. That's what's up man. Hari umukobwa witwa Malaika uri gushyira itafari rikomeye kuri hip hop. Yeah.
uriya mukobwa ni iki wavuga kuri uriya mukobwa no ku bandi bantu nkawe bumva bifuza gushyira itafari kuri hip hop? Special shout out kuri Malaika man, special shout out nina sisi wanje man, special shout out kuri Malaika urukumva. Nta bintu byinshi namuvugaho mwana, gusa ari gukora boro za fresh, keep it up, yeah, that's what's up man. Yeah. Okay, Glory Majesty, iyo ubyutse mu gitondo nka playlist yawe y'indirimbo 5 ushobora kumva mu gitondo cyawe kabisa kaga ati Glory Majesty n'izi ndirimbo nkumva meze fresh. Buriya ngiye iyo mbyutse mu gitondo ntabwo nkunda kumva indirimbo cyane, ahubwo nkunda kumva ama instrument ama beats. Urukumva? Ye nkunda boro ziri classique mwana. No muri phone yanjye n'ubu ngubu nkorese playlist yanjye ushobora gusanga mfite nko muri phone mfitemo nka beating igihumbi. Urukumva? Ntago ngiye ngikunda kumva amanega man, ngiye ntago ngikunda kumva abantu. Nsigaye numva nshaka kwiyumva tu, you know? Kubera iteka ryose uri wenyine nibwo wumva ibitekerezo byawe. Ariko most of the times iyo mbyutse mu gitondo numva ama beats, nkunda kumva ama instrumental n'iki. Yo, sometimes ari nigiye gacamo n'amasaha nkumva Nipsey Hussle, man I fuck with, rest in peace to the nigga, urukumva? Nipsey Hussle rero afite undi muniga wiwe ubu ngubu representinga boro yiwe marathon witwa J-Stone. Ari n'undi muniga nya numva witwa J-Stone. Abaniga abantu benshi batazi, numva umuniga witwa Davis, urukumva? Nas, n'abaniga, you know, nawe urabizi mwana. You know, yeah. Okay, Glory Majesty. Ikibazo gitoye sibyo? So go be free nigga. Ba free mwana. Urumva bro, abaraperi hari ukuntu kabisa sometimes bifunga bakifunga cyane ugasanga kwifunga gute se mwana? Kuzabona nyine umuraperi ugasanga kuzahura nawe bizabigoranye cyane sibyo? Ava mu rugo agiye stu, akava stu agiye mu rugo sibyo? Bivuze ngo kugira ngo uzabone hano hanze biba ari ibintu bigoranye cyane. Ntago utekereza ko ariyo mpamvu abantu nyine rubanda rugufiya badakunda kwimvamo abaraperi kuko badapfa kubabona? Nese mwana ngiye na dropinze tape sibyo, ndi kukubwira boro zose ziri muri hood sibyo? Mwana ndabiguhereje for free, for fucking free man. Urukumva mbiguhereje for free, uri kubyumva kuri YouTube for free. What the fuck do you want from me man? None uzi gushaka umbone mwana unkoresha iki fam? Unsomese umuhobereze, what the fuck man? Already man already nakurabuye mwana, nagoreje boro zose. Wagumye imvumo kaguma imihanda, urukumva? I'm sorry naka blague narinshizemo n'iki urukumva? Ariko ngiye mba numva hano hanze hari ama vampire fam. Hano hanze hari ama vampire, hano hanze hari ama zombie. Wemera ama vampire? Uburyo mba ndi kubivugamo ntago ari vampire shit, hari ama zombie mwana. Hari abantu bafite ama evil eye. Urukumva? Noneho twe ukuntu tuba twibere muri lifestyle yacu mwana, noneho kumanywa bari ibisazi. Ba people barakubona ngo so ufata. Ariko I don't know. Mba numva ko ubundi ngiye mba numva ko ugomba kuvaho mufite move ugiye gukora. Ugomba kuvaho mufite move ugiye gukora. Nose ko aka kanya turi kumwe niko dufitanye gahunda sibyo? Ariko don't expect me ko wambona mu muhanda ndi walking around muri street mwana, you know? That's fucked up. Kandi at the same time man uburi inyenyeri igomba kugaragara nijoro, gusa inyenyeri nagaragara kuva wavuka urabona inyenyeri ku manywa. Ako burije nko muri street zanjye agasa 8 agasa 7 mwana wasanga kuri street kumwe n'abaniga banje. Ako boro zo ku manywa n'iki mwana bari ibisazi. Okay bro, uri umwe mu bantu bakora indirimbo nziza zifite ubutumwa kabisa wumva. Uri umwe mu bantu njya nicara nkumva indirimbo ze byibuze 5. For real? Azumva nkaziri ntabwo ndi kukubeshya kabisa. Ku buryo mvuga ati uyu mujene byanga bikunda indirimbo yayanditse. Appreciate that. Abishyizeho umutima n'ibitekerezo byose. Mu ndirimbo zawe ni ihe ndirimbo wanditse ku buryo uvuga ati naka kanya ndayumva nkavuga ati bro ndirimbo irarenze kabisa? Nkunda track yanjye ari track nakoze before. Itwa impamvu n'iki ifitanyemo history na mama wanjye, ariko ubundi track yanjye nkunda, tracks zanjye zose ndazikunda of course ni zanjye right? Ariko ari composition nawe ukora nk'umuniga ugahita uvuga composition iri dope. Nkunda no gukubita track boroso ngiye yitwa Mood ya Street. So easy Mood ya Street. It's my favorite song. Ndayikunda byatari. Ko ku bantu batayizi ni yes twase wari urimo kugira ngo utekereze kwandikira ndirimbo. Ni nkizi boro ari kumbaza. Ni nkizi boro ari kumbaza, ari level nagezeho. Iboro na recordinze muri covid, ukumva? Covid peti wanjye aravuka n'iki
nari ndi muri crazy fucking situation yeah najya no kuri street nkabona n'abaniga banjye bose bari muri crazy situation ariko akundi Imana ikuvugiramo tugahita tuvuga barabure imihanda ukuntu imeze ball igenda ngo keji tubyukura uturusi nkuru umwana wariwe n'imbunda urutugu ni solo bandana yampara umutuku yavuye amahomu kubera imituku ngo izi streets datuma rwara urutugu iziri nazo zidufata ku gifu ngo bana ku butaka bashaka isupu kugera ku butaka bisaba ingufu ngo umuhungu ni loko ni hozi ni pro zirashaka ifoto call ya plug ibitondo musaze ndi sick ngenda shaka zonto punani yako kwiza guteza koto ndabizi kutinyizi popo gucyana nikoko gikwemeye geto gikeneye sone ya momo gifata akamoto kizanye umutoso gikumbiye diki ya tonto gishanye ku maso gisakinga kakogira ni movie ya prono umwana agipfusha dukabe ntureba ko abana basaze dupate wagiye uhatwika ni hashya ariko nitsama basola dutape ndi home ndakomye nataka izi nzana zirape muranyica ndake gakara dukabe dufate dukate na kate ni bije ya make ngo abahungu Kigali ngo kushi ni nyinshi tureba imirari ngwino twitsimba h'inyera zitari gabanya ubwoba durisi n'ingari imihanda ni so kanza amatini ni broke akana gasuzuguro uruganda ni low kandi imirongo ni mo koresha akayunguruzo izi kushi na doze Disney dufata pose mwana ajya umugabo n'isi ya code kandi bigusaba konte byose ni mu bitabo ngo urwego nirwo game yabaye rudo ibyo bakubwira sibyo we guma mu rugo ni gute wabona ibiryo kandi covid iriho n'abahungu sibo dukwame mu masibo mwana izi game sizo zishene ni so kandi si leta ya so mwana shiraho irido I don't know ntabwo nzi kubya understanding mwana ariko mba nabarabuye sha bro ndabyumva urabyumva biri serious mogake kabisa mogake biri ku level yawe fam strenge kabisa ukoresha ziri hejuru sibyo ndabizi neza hari n'abandi bantu batabyumva cyane byose ubwo nibo batari kubyumva mwana ubwo ntago ari ibyabo ariko bro urarenze kabisa thanks man urarenze bro uri umuraperi mwiza bro wandika neza appreciate it man kanyine uri umuraperi witwara neza thanks man icyo kintu nshaka kugaruka ngo umuraperi witwara neza hanze hari ukuntu bimeze nkaho abaraperi bamaze kubashyira mu gatebo katari keza sibyo ko kumva ko abaraperi ari abantu bari indiscipline bamwe na bamwe sometimes uko bimaze kugaragara ko abaririmbyi ari nabo indiscipline nyinshi sibyo rero nge kuri side yanjye kabisa kuri side yanjye uri umwe mu baraperi bafite discipline bashobotse kandi banashoboye maniga ikintu nakubwira ntago ndi perfect nigga urukumva ngewe ntago ngende umumarayika fam urukumva ariko ngewe ndi umuntu urukumva ndi umuntu tu urukumva nagiye imihanda twariye amashene twasimbutse ibigo twakoze ibiki twakoze crazy shit ntago ndi perfect ndi umuniga nawe ndi umuniga wakoze some crazy shit urukumva ariko at the end of the day ubusanga nizi boro tuba turi gukora ni imirongo mba mfite n'Imana bimereje fam urukumva anytime ishatse yabitwara so ngerageza gukipinga humble rero gukipinga mba ndi kuvuga anytime Imana yabitwara nawe baraperi tuzi badanje baje no kwisi ba Park barapfuye ba Biggie barapfuye ba Bob Marley barapfuye no just keep it humble at the end of the day bas ukazasiga inkuru nziza imusozi man ntuzibuke nk'umuntu wa muniga n'iki you know ariko yari right time ko mburaka discipline ndakabura biri serie kubera now ushaka wabura discipline sibyo n'ibintu bisanzwe ariko ikintu cya mbere mu buzima ugomba kuba discipline ugomba kujya discipline nicyo cya mbere fam n'igihugu cyacu ni ikintu uburyo dusurvivinga n'iki discipline turi inkotanyi nagwa waba inkotanyi utari udafite discipline udafite n'udutendo big time man bro tukiraho abasani n'abantu bakunda kugira udutendo twinshi kabisa we nakaye gatendo wakoze ukavuga ati cyaze Kuri Majesty ngoza gatendo uyu munsi noneho ryari uri kuvuga ryari ku ishuri muri segonderi ku ishuri abari muri segonderi urumva na nyuma yo kurangiza ishuri abantu dutendo nka tubiri ugiye kubwiriza abantu bawe kabisa ushaka kuvuga iki bwana ibi boro biri crazy nakoze se muri life biri crazy kabisa ukumva ushaka ko ngiye mvuga boro biri crazy nakoze muri life imbere aba people banjye kamwe wenda kadateye ubwoba cyane wibuka kabisa ujya wicara ukagata kaboro ugahita useka kano kaboro kari funny mwana kari na nasty karananduye byatari ara boro nigaga back in days
urabona yo mukira abapeti mukira abatini n'iki yo kari so fucking funny. I guess nago gambe ngiye kubivuga mu buzima bwanjye bwose. I don't know why ngiye kubivuga fuck it ariko reka mbivuge right. Urabona ko kundi muri abapeti high school muryo ubukushi muryo ubuwidi muri toilette n'iki urabizi muri secondaire hari biboro mwakoraga biri crazy muri nka click y'abaniga nka batanu mwarigize ba cartere kabisa. Muri babaniga basimbuka ibipangu muri babaniga bataba bari kugaragara ukumva. Then one time nandi kumwe na click yanjye turi kurira ubukushi muri toilette z'ikigo. Ako no ninjye wavuye muri classe bwa nyuma kandi urabiza abaraperi kuva kera ukuntu tugaragara nega nsose niba prefera ibonye atavuga da nega Majesty uriya muniga bora giye nago ari heza yabonye na click yanjye yose yagiye urumva epa nguyemo kuri muri toilette n'iki mitasanga abakobe banjye bari kubikurikirana ono ashize nk'iminota nk'itanu mwana prefe wacu yatagwamo prefe wacu aguyemo sinzi ukuntu nahindukiye gutya click yanjye yose ndayibura ndakase bano baniga na mavampo ase barabuze isi urukumva prefe ndavuga uyu muniga naza agata yumva boro z'amababa muri classe muri toilette n'iki biraba ari ibisaza niga arambajije niga uri gukora iki hano mana musari kuvuga kino kiboro kiri kureze byata nase mfata amaboko yanjye mitanyashira muri AS man kuba ndi kuvuga this niga nafata zino boro I guess ni biri crazy niga bakiza arambye uri gukora ibiki uri gukora kimutambira prefe wumva no kuri kwimana ngende muri toilette nago nzana abapeti bagiye uzabanti za boro muri yo so niga cyumva iyo smell n'ikivuye ya boro inyume n'iki niga cyese cy'umurenga yatavana muri zo toilette arambye wakigoryi wagiye ujyana amazi muri toilette n'iki yatavamo I guess that's some crazy shit nakoze muri high school nakoze a lot of crazy shit ako ntago ari ngombwa ngo tuvuge ngo crazy shit twakoze turi abapeti you know ya crazy shit for real. Ya niga yumvisha impumuro itari nziza cyane yumvisha impumuro ya shit man itari nziza ahita yibagirwa ya mpumuro yaje akurikiye ahita akomeza big time. I guess it was crazy yeah big time yeah man ndo mfite umwana w'umuhungu man yitwa Bright Side afite imyaka 4 tu yeah don't smoke don't smoke man kandi iyo muvuze smoke buriya akenshi abaraperi tuvuze smoke buriya abantu baniga bahita bumva weed kandi buriya weed ntabwo uri dangerous nk'ifeg. Don't smoke man ari ukuntu buri umupeti ugatangira kwinyweshwa ubufege n'ubuki izi nikotine zikakujyana kubera I guess bano baswera batugurisha bino biboro by'amafege baba bashaka badukipinge tuba tumeze nk'amafimani bafatiye mu mazi no. I just don't want my nigga to smoke ariko we nakura akabona ko ariyo grief ashaka it's so good. Don't smoke, don't get caught up in the street naza be caught up muri street. I just ntago nshaka peti wanjye mane yabikiwara tu you know kandi ubora bwose ngewe ndabuzi nabuciyemo ndabuzi urumva ntago nshaka peti wanjye ace muri boro naciyemo kubera aciye muri boro ngewe naciyemo ubwo urumva nabandi ikigwari you know nabandi umuntu dad uri fucked up kubera naciye boro ndabizi ko ari fucked up peti wanjye ntago nifuza ko waca tu ariko ikintu cyambe nabyira peti wanjye don't fucking smoke. Yeah man, that's what's up. Yeah. Ariko ari free. Yeah bro, tumaze kuva ku mwana wawe sibyo? Yeah man. Ibyo byose azabyumva. Yeah. Azanumva ubutumwa muhaye. Ino mpamvu ziko namwise namwise Bright Side. Bright Side. Bright Side. Yeah. Ko bantu batabyumva bisobanuye iki? Urundi ruhande rurabagirana. Bro. Bright Side. That's my kid's name, you know. Yeah, bivuga byose bikubiye muri ibyo nyine. Yeah, ndashaka abe muri side iri bright. That's what's up man.
bro mwana wawe yitwa neza kabisa. Thanks man. Ariko dukomeze gatoya. Mama yake cyangwa mama w'umwana wawe. Sibyo? Agiye kumbaza poro za mama yake fam. Ngomba kukubaza n'ubuzima bwawe. So good. Abanyarwanda baba bakeneye kumenya ubuzima bw'abastari bafana sibyo? Sometimes abakunzi bawe bakeneye kumenya ubuzima bwawe. Urumva nyuma y'indirimbo zawe bakeneye no kumenya ubuzima bwawe. True story. Sibyo? Man. Mama yake murabana cyangwa ubana n'umwana wawe gusa? Mama yake twigize kubanaho for a little while. Mama yake rero hari izindi moves ziwa barimo n'iki. Atari nano mu Rwanda tu n'iki, you know. So most of times ndi kumwe na peti wanjye kurusha ndi kumwe na mama yake. Mama yake nyine ari muri haso ziwe tu. Bro tugaruka ku muziki. Turagaruka ku muziki by'umwihariko ku njyana hip hop. Sibyo? Nabonye mu ndirimbo zawe nyinshi ukunda gukorana n'abaraperi bagenzi bawe. Kuki udahitamo gukorana n'abaririmbyi ugahitamo gukorana n'abaraperi gusa? I don't know, I guess ko atari njye babihisemo gutyo tu. I guess ko nyine abariyo time nyine ko ibintu bigomba kugenda, you know. Ariko I wish man, ubu niga buririmba man burifunga byatari man. I wish nakorana ikintu na Marina, you know, akandirimbira chorus. Ako beba bayifunze byatari abagize Beyonce urukumva. Kalfani rega Kalfani buriya Kalfani. Ujuje tubwiye kuri Kalfani buriya kiriya kiniga. Indirimbo zirenze n'imwe kabisa. Buriya nakubeshye. Buriya ibintu byinshi abantu benshi batazi. Buriya njye na Kalfani twese turaho muri hood ya Imirongo. Buriya njyewe nzi Kalfani adafite indirimbo nimwe ukumva. Nawe anzi nafite n'indirimbo nimwe. Ako niga kunateye azi kugigira byatari. Ngiye mu buzima ngiye ntago nzi kugigira. Boro zo kugigira. Buriya uzi Kalfani akora uvutse ninde. Hari ibihe byigize kugera Dogg aza kwiga kuri kiye, aje kwiga kuri kiye aza kuba muri hood. Akomana ibaze niga areme ajya kuba umukozi wa Dogg. Akajya mukoropera, akamukorera ibiki. Kandi ngewe yo boro ngewe. Uvuze ko Kalfani yabaye umukozi wa Dogg kugira ngo ntago nabivugamo special shout out to maniga, ntago nabivuga ngo muri boro z'ubukozi n'iki, ahubwo niga I guess ko niga we yari afite ikintu ashaka. Ari kugigira nyine azi kugigira byatari fam. Kandi ngewe gigi ntago ari izanjye tu. Ngewe buriya ngewe dushaka gupanga boro tukazipanga. Urumva ukambwira okay zirakunda cyangwa ntago zikunda. Ariko boro zo kubona umucakara wawe kugira ngo ngunemo sha. Ese bro wigeze wa approaching umuntu kugira ngo mwakorana kabyanga? Approach? Wenda umuririmbyi ukamwaapproachinga kugira ngo mukorane. Ngewe na approachinga ngo anyangire. Ariko ntago njya nkunda ko approachinga abaniga baririmba cyane. Ariko ndabizi ko nyene ya chorus. Ibyo biboro ngewe ndabizi ko nyene chorus izabaniga baririmba and shit urukumva. Ndacyari kubimedita mwana urukumva. That's what's up. Mu baraperi mwakoranye indirimbo nowe muraperi wakugoye kabisa ukavuga ati the guy yaranduhije byatari? I don't know, na muraperi wangora fam. Glory Majesty ndumoje niga mwana ngo uri umuraperi ntago wabura umuraperi. Waburi nka The Ben cyangwa uri nka Medi kabisa. Ninde none byakoroheye kwa approachinga ewan wamugera agahita avuga ati fresh dukora bikanaborohera gukora indirimbo? I don't know man, ngewe ndumoje niga wo kuva kera mwana. N'umuraperi tutaziranye cyangwa tudafitanye haso cyangwa tutaziranye mu studio kera mwana wo muraperi ntago ari uw'i Kigali kabisa. Cyangwa ntago nyine ari uwo muri game yo kuva kera. I guess nawe tu. Man. Okay, urabona kuri mu baraperi muri no minsi hari kuzamo abana banashoboye kabisa. Nabonye umupeti bita Ndekwe, nabonye umupeti n'abandi bari kuza. Ndekwe se ninde mwana? Come on man. Nabonye shobundi kabisa. Nabonye abapeti nyine bari kuza ukabona barashoboye. Sibyo? Mu bantu baje nyuma yanyu, nyuma yawe nuhe mukoboye uri kubona ukavuga ati cyaze the guy twakorana kandi byamera fresh cyane? Abakoboye bose mwana ni fresh. Bose ni fresh kabisa. Ninde utekereza kwa approachinga vuba akakanya wenda byava akakanya uvuga ati the guy ndashaka kumwaapproachinga tugenda dukorana bishobotse? I don't fucking know man. Akakanya ndikumva I don't know man. Akakanya kabisa ndi muzanjye urumva sha mwana ndikumva kanya nta muntu nshaka kwa approachinga kabisa. Habe numwe bro? Nah man.
hanze y'igihugu n'ibindi bindi iyo tugiye hanze y'igihugu mwana n'ibindi okay reka tuhagenda kuko birashoboka bro umuraperi mwiza ku buryo kujya hanze y'igihugu ukakora n'undi muraperi cyangwa n'undi muhanzi n'ibintu byoroshye sibyo byawe kandi wanabikora ni utekereza iki hanze y'igihugu n'uwuhe muntu ubona ukavuga ati cyaze uyu mukoboyi dukoranye byaba ari fresh abakobwa bo muri Tanzania mwana barenze byatari bitwa ba Jiz Mabovu ba back in days buriya njyewe mbona nshaka gukorana n'aba OG cyane urukumva mbona nshaka gukorana n'aba niga bakoze za hip hop za kera urukumva bari outside y'igihugu cyacu mbona birenze kuba twakorana nk'ikintu nk'umuniga wanyensipiye nkumva rap iyo mfite imyaka 10 mwana dukoranye ikintu famu byaba birenze byatari kurusha uko nakwa approachinga umushya tu you know that's what's up man that's what's up bro old school new school byose tu byose ni hip hop ni prefer cyane kurusha ibindi yewe ndi old school nigga njye ndi OG kandi buriya mu cyongereza baravuga all this gold man ukumva all this gold fam ukumva ariko nanone akaboro kari new nanone na kari fresh kubera ntago twaguma muri old nyine ntago twaguma turi abantu bari old ukumva ko buri ubivanze byose byaba ari fresh bivanze byose ugakubita old school uyu munsi ejo new school byose ni hip hop mwana byose ni hip hop uvuga iki ku bantu bakora old school gusa adashobora gukora new school nkande se ubwo hari abajeni benshi kabisa bafite imyumvire avuga ati nge nzakora old school kugeza apfuye ngira nk'umujene hano mu Rwanda wakoze old school kugeza apfuye muri abo bajene bite nkurabura amatrack bagiye bakora sekeje byatari no kameme kamome nago muzi mwana iboro ya Philipita wifatira ifoto reka nifatira ifoto what the fuck man oh man nigga ni nyinshi mwana n'izindi boro agiye akorana na Kamishi ya boro yakoranye na Kamishi yagereye twa gute fam itwa ingwatira ndagaswe urumva nyine boro nandi kukubwira still ari kunubura umu OG kandi zo boro ndi kukubwira zitari na old school zaranafashe byatari akora ukunubura umu OG man ukakanyuzamo buri ujye ukanyuzamo buriya njye aramasong mfite ya Tupac man ari kuririmba ya kera byatari ari kuririmba ukavuga what the fuck Pac ari kuririmba biri serious mwana hari aka interview nigeze kubona ahantu Dogg the General aravuga ngo abaraperi barenze mu gihugu ntago bahabwa amahirwe ibyo bintu byumvute bro no mu buzima busanzwe abantu badanje ntago bahabwa amahirwe nawe ni kubyemera nge ndabizi ariko hari abantu barenze twese tuzi kandi bahabwa n'amahirwe sibyo kubera baba barenze man buriya ngewe ntago nzi uzi ko mu Rwanda uri talented cyane ahubwo bagutinya nyine buryo ndi kuvuga ntago ndi kuvuga muri we iri negative ariko mu Rwanda urenze cyane arono baragutinya ntibaguhereze boro zirenze ntago nzi impamvu tu ariko ikintu nzi ko nyine abantu badanje badahita babikora gutyo buriya no kugira buriya gold ibe gold mwana bisaba igihe kirekire byatari kugira ivemo gold urukumva nizera ko tu ayi boro njya nkunda kuvuga akanyamasyo buriya niko kabaye akambere muri marato gute bro kandi akanyamasyo kagenda gakiye cyane byatari buriya ukuntu byagenze mva story turi gutera dagazwe ukuntu byagenze mwana buriya marato aba ari amalapu mwana ubu usanga mugomba kuzenguruka haboro nka 10 times kugira boro murimo competition murimo irangire buriya wowe ushobora kuzenguruka cyane ukazenguruka nka 2 times mwana igiha cyawe kigata kiba fucked up akanyamasyo kari kwigendera gake iteka ryose akanyamasyo na za bro Jesus yavuze mana abanyuma nibo bazaba abambere nibo bazaba abanyuma big time man Bulldog Bush mwana iyo comparison nano gwayikora mwana come on man hari impamvu kabisa I don't know sinzi impamvu yawe ariko hari impamvu ni nshaka kumva Bulldog Bush Dogg of course man Dogg yeah man of course fucking of course man okay aho reka tuhave bro ujya utekereza gukora
album ukayisorera rimwe icyarimwe indirimbo zose nka 20 nka 19 actually nshobora kuba mbirimo ukuntu to for real ni nacyo nshaka kuvugaho kabisa ariko waba uri gutegura album ariko ndayitinya cyane album kubera icyo uyitinya buriya barara benshi hano bajya basura album nk'abareba nk'abaseka byatari you know album is something else man ye buriya ngiye nshobora nko muri uyu mwaka nshobora nko kuzamara nk'amezi nk'atandatu ndi gukora album cyangwa 7 cyangwa n'umwaka yego you know kubera album is like abarara benshi bano keji akora indirimbo kwa Slayer agakora indirimbo kwa Kina agakora indirimbo hehe agahita zihuza zamara kuba 20 agatavuga ngo album yabaye nigga fuck that akora uri album no man kwa bagiye ba different product no like tuvuge urugero niba ngiye kuvuga kwihungabana goma kumakinga sure tuvuge ngiye gukora album yitwa ihungabana sibyo niba ngiye gukora album yitwa ihungabana mwana ubwo ni ihungabana fam nago nzanamo ibyishimo muri album yanjye ukumva sometimes rero ubusanga songs ugasanga niga afite bunch of songs ariko kumva like nago zifite umurongo tu urukumvana hano ugatunshira mu mapiano wamvana mu mapiano ugatunshira then you call that shit a fucking album wenda tuzabiganira ibiboro bya album fresh next time ariko album nyinshi zoka hano Kigali ntago ari album fam niyo mpamvu nawe ubona nyine zitaba album nyine tu wenda azaba ikintu cyo kwiga tumenye ngo album ni iki tubanze tubimenye neza arabarara bazizi mwana arabarazizi yeah big time bro wakoze ama stages menshi uri umuhanzi mukuru ibyo ari byo byose sibyo ni ryari wakoze stage ikagutungura ukavuga ati ibintu ntago nari mbyiteze hari stage nigeze gukora na P yego muri Chogam urukumva Agnes ko na P nawe atarazi wagwan kwa turi aboro mu ikebo twe turi inyuma aha boro inyuma gutya no turi kwinywera ububoro angahe inyuma n'iki n'ababire ariko ngiye ntago nari nzi ko urabona Chogam yabereye NY hano mu Marangi twe twari turi inyuma y'amarangi tutazi wagwan yeah hagize time ngo tuze dukubite fam hari umupipo urenze byatari expectingaga reba NY yose iri kureba show reba hari amarangi NY yose iri kureba show none wowe uri inyuma muri kwinywera ubufanta muri kwinywera ububia ubuki wareva mutazi wagwan fam it was fucking crazy man. I guess it's one of the dopest stage nakoranye n'umusaza kandi special shout out kuri Kapiro wamereje opportunity that's what's up man yeah wakoze niyo ndirimbo wakoze kabisa ikagutungura Europe yarantunguye buri urabona muri za 2017 2016 2018 yeah ngiye nari ndi world mu mihanda cyane n'ababire banje turi kuri street muri hood n'iki yeah urumva nago ngiye nayenzi wagwana urumva najyaga stu nka recording amaboro muri stu yitwaga Capital Records urukumva bro nk'umuraperi mukuru byanga bikunda hari ibintu byinshi wabonye wanyuzemo sibyo ni kiye kintu wabwira umwana wifuza kuzaba umuraperi umwana wifuza kuzaza mu muziki kandi akaba umuraperi mwiza nimbivuga muri we abantu bashaka ibyo biboro kuba ibyo biboro bashaka kwibona nabi ariko man nsige mbona isi imaze kugira abaraperi benshi byatari isi imaze kugira abantu bakina imipira cyane rukumva dukeneye abadoctors benshi fam you know dukeneye abarimu benshi you know dukeneye abapoliticiens benshi you know ko turacyakeneye n'abaraperi no it's so good wabikora byose ibyo biboro byose wabikora ariko mbona ndi kubona isi ikeneye ibindi biboro uzi impamvu ndi kubikubwira man buri muntu wese arashaka kuba umuhanzi buri muntu wese arashaka kuba umukinnyi w'umupira buri muntu wese arashaka gukina basket buri muntu you know ari more to this life uzi ko nanjye kuri level maze kugeraho mu life yanjye sige mbona nkeneye mo you know I'm like yo nabo umuraperi nakora business nakongera ngasubira school nkarangiza amashuri nkajya university nkongera nkiga izindi boro harimo to this life
you know you can be a rapper wakora whatever ariko izi ball tuba turi gukora fam ni uburozi bro. Once you in you maze kwinjira nagusohoka, you know. Yeah. Ushobora kuba umuraperi ari kuri school fam. Yeah. Ushobora kuba umuraperi w'umudoctor bro. Ushobora kuba umuraperi w'umuloya bro, you know. Yeah. Ushobora kuba umuraperi mani w'umupolisi. Ushobora kuba umuraperi w'umusoja bro, you know. Mba numva ariko ngiye kuri ngiye niko mba mbyumva tu, you know. Umwartiste mwiza cyangwa se umuraperi mwiza kuri wowe? Yeah. Ni umuraperi umeze gute? Ni umuntu witwara gute? Baje ikibazo cyiza byatari. Yeah. Buriya rap. Buri ijambo rap bivuze kuvuga. Yeah. You know rap. Ushobora kubwira real rap, ushobora kumbwira ijambo runaka nkata nkubwira real rap. Oh, uvuze ijambo ryiza no kuvuga. Famumbaje ikibazo kirenze byatari. You know. Kubera iteka ryose muranumva nshaka kuba umuraperi mwiza. Kandi kuba umuraperi mwiza biragoye. Iyo uba umuraperi mwiza biragora kugira ugire FM. Kuba umuraperi mwiza iyo uri umuraperi mwiza biragoye kugira blowing up. You know. Bora maso yabona fam. You know. Ukamakinga sure ko buri jambo ryose wanditse utari kubeshya bro. You know? Yeah. So, umuraperi mwiza kuri njyewe ni umuraperi uvugisha ukuri mu myandikire yiwe, umuraperi ugerageza kuvuga situation ziri kubaho muri hood. Akumara ujya bibaza impamvu Tupac iteka ryose ahora ari umuraperi mwiza w'ibihe byose. Ujya bibaza why? You know? Ahubwo niga demo uko imyaka igenda niko demo aba famous. Kavuga what the fuck? Square up muri 95 mwana. Yeah. You know? Ni gute kuno akakanya muri 2025 tucyambara t-shirt ziwe tucyumva imiziki yiwe, you know? He was real. Yeah. Puri ngano muri Kigali abari situation nyinshi ziba ziri kuba ziri fucked up byatari mu makaritiye, mu ngo zacu, mu miryango yacu, muki dufite ibiboro byinshi twavugaho byatari biri kuba, you know. Aho ugasanga abaraperi benshi bari kuririmba ngo bafite ibiceri, ngo bafite ngo Lamborghini, ngo zana icyo cyana ndagutamo man, you know a fucking rapper fam. Yeah. Uri muri siri irimo abarara bari kujya kwa mbuga, uri muri siri irimo abarara badafite icyo kurya, uri muri siri irimo abamere man bari mu butaro, uri muri siri umuntu akora ka business akagashira ku muhanda bagata bamumanukana. Izo situation zose man uri kumva udakwiye kuzivugaho fam. Aho kugira urape beach, aho kugira urape lick, aho kugira urape boro nk'izo ngizo stari real urukumva. Barumva rero umuraperi mwiza ari umuntu mane ureba ibihe akavuga ku bihe, you know. Yego. Wa muntu gushaka kukubwira future kakanya turi muri present moment akakanya gata kubwira boro zizaba muri 2030 yagera zikaba. Yego. No. Bro, yeah. Niki cyatuma umuraperi aba umusitari, indirimbo ze zigakundwa, nyuma y'igihe abantu bakamwibagirwa, undi akaza akaba umusitari, indirimbo ze zigakundwa, nubwo yapfa ntazibagirane nka Tupac nk'uko wari ubivuze? Ushobora gufakinga, ushobora kubeshya abantu bakakwizera mu gihe gitoya, ariko iyo bamaze gufinding out ko wababeshye bahita bagutahuza fam. Yeah. Bahita bagutahuza byatari. Nanone ushobora kubwiza abantu ukuri bakanga kukumva, ariko nyuma y'igihe runaka bakazumva ko akuri kwawe iteka ryose bakazora bagufeelinga tu, you know. Yego. Yeah. Ase ntabwo ujya ubareba abaraperi baza bakaka ejo tukababura. Yeah. Uzafate tamu buriya wumve bora bari kuvuguza ipengera attention uzumve. You know why? Kubera niga ntago ari we fam. Niga ameze nk'igipupe cya Drake, niga ameze nk'igipupe cya Lil Snoopy, niga ameze whatever ukumva. Ugasanga niga
ntago ari we man buriya njye njya nkunda kureba abaraperi benshi bo mu Rwanda I'm like nigga you know ugasanga nigga man ari kurimba boro ziri kuba mu Bwongereza bro muri UK kubera ari kumva ko Julie iri muri UK boro Central C ari kuvuga nawe arashaka kuzivuga yeah kubera Central C ari hit dushobora kuzumva for a little while ariko ntago ziramba fam ntago ziramba bro tugana ku musozo yeah niki wabwira abakunzi ba rap muri rusange cyangwa se abakunzi bawe abafana bawe niki wababwira nta kindi ndikumva nta kintu cya danje nababwira you know abafana banjye mana abantu bakunda boro zanjye n'ubundi dora turi connect ubwo abo tutari connect biragoye cyane nyine dora turi connect uza kintu nabwira abantu bose bari kudukurikirana kuri Road TV and whatever let's just be humble man ukumva tube humble duhane support you know very soon ngiye kudropping a song you know nta nubwo washira n'ukwezi kumwe song itarasohoka you know yeah that's what's up man byari fresh guhuza nawe byari fresh guciringana wakoze cyane that's what's up Road TV ni murogo yeah n'ubutaha nizere ko tuzaturi kumwe kabisa tugukenera anytime bro wakoze cyane wakoze kubana na Road TV bakunzi ba Road TV rero mwakoze cyane namwe kudukurikirana mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi mwakoze cyane kumva umuhanzi wanyu umujene wanyu muraperi wanyu ndetse wacu nk'abanyarwanda muri rusange